Okay, nta kibazo niba wumva bitakugoye ngaho utinyuka unsaba urukundo runsabe se runsabe ko nakubera umukunzi. Ntabwo wakumva uburyo ki bingora kugira ikintu nsaba umuntu runaka. Kugira ngo bibeho binsaba igihe, rimwe na rimwe amafaranga cyangwa se ikindi kiguzi runaka. Burya muri iyi sano tubayeho bitandukanye. Nubwo hari ibyo tudahuje ariko nanone nizera ko hari byinshi duhuriyeho. Hari igihe kigera bikaba ngombwa ko usaba gukorerwa ikintu runaka, guhabwa ikintu runaka cyangwa gusaba uburenganzira bwo gukora ikintu runaka. Gusa benshi muri iyi si turi abantu bagorwa cyane no gusaba. Wowe ukurikiranye iki kiganiro ufite ibikugora gusaba, nanjye mfite ibingora gusaba. Ngiye kukubwira ibintu bigera kuri 3 bitari buze kurenga umuntu ashobora kugorwa no kuba yasaba undi muntu runaka cyangwa se gusaba kuba yasaba imbaga y'abantu nyamwinshi. Ibintu ngiye kukubwira ni ukuri njye birangora kubisaba pe. Ariko ndahamya nashidikanya ko nawe ubwawe uraza kwisanga bikugora kubisaba. Ndetse hari igihe utabizi ko bikugora ariko numara kubyumva ukaza kwigenzura neza ukabitekerezaho ukabiha umwanya uraza gusanga duhuje ikibazo cyangwa se tugihuje n'indi mbaga nyamwinshi y'abatuye isi. Njye tujye kubana muri iki kiganiro nitwa Isingizwe Edith, mbahaye ikaze mu kiganiro. Reka dukomeze n'ikiganiro cyacu cy'umunsi aho ngiye kukubwira cyangwa se kukugezaho ibintu 3 bigora abantu gusaba. Ikintu cya mbere utaruzi kigoye ndetse kinagoye kurusha ibindi byose uzi bigoye gusaba ni iki sase rero? Okay, nta kibazo niba wumva bitakugoye ngaho utinyuka unsaba urukundo runsabe se runsabe ko nakubera umukunzi. Alright, nyuma yo kumva aya magambo ngira ngo ubaye uzi gushishoza no gusesengura waba umaze kumva ikintu cya mbere nari ngiye kuvuga. Gusa n'abatindiye ikintu cya mbere kigoye gusaba muri iyi si nta kindi ni urukundo. Shobora kuba utunga ko utari wasabwaho gukundwa ariko ku bantu babikoze nibo babyumva neza ndetse nta nubwo bibatunguye. Burya niba hari ikintu kigoye gusaba muri iyi si ni urukundo. Uzabaza umuntu mukunda n'uburyo ki byamugoye kugusaba ko mukundana. Abenshi ntibajyarurira abakunzi babo imvune bahuye nazo mu gutera intambwe babasaba urukundo, ariko mu by'ukuri si uko biba bitarabayeho, ahubwo iyo bagize amahirwe agashobora kubona ibyo basabye kubihabwa, usanga bahita birinda izindi stress yo kugira ibindi bintu runaka baba basobanura. Niyo mpamvu usanga benshi rero bicikira ntihagire icyo bakubwira kuko baba bamaze gushyika ku ntego zabo, ariko mu by'ukuri ikintu cya mbere kigoye gusaba ni urukundo. Rimwe mu mategeko 10 y'Imana riragira riti kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ariko urukundo nshaka kwibandaho cyane hano ni rumwe umuntu akunda undi, asaba undi ko yamubera umukunzi, ku buryo rimwe na rimwe usanga bahita banafite umwanzuro wo kurushinga. Ndavuga urugo, yes, bakubaka bakabana bakabyara abahungu n'abakobwa bagaheka. Gusa nanone aho urukundo rubera igitangaza hari ubwo abantu baba bakundanye gutyo bakabana ariko bagera mu rwabo bamara kubana ugasanga bagize urwango muri bo, za gatanya zikaba zose bakajya kwaka divorce. Ugasanga baranganye ku buryo hamwe bigera hamwe kuri rwa rwego aho umuntu umwe aciye undi akaba yacisha umuriro. Ariko reka ndeke kwinjira muri ibi cyane bitaza kuduhindurira insanganyamatsiko kuko benshi bamurana bindusha, ahubwo dukomeze n'insanganyamatsiko yacu ivuga ku bintu 3 bigoye gusaba muri iyi si. Ngaho nguko rero ikintu cya mbere tubonye kigoye gusaba ni urukundo. Niba utari ubizi ukaba ari bwo bimenye uzabigenzura nyuma uzatubwire nawe niba koko usanze ariko byifashe. Hanyuma y'urukundo rushobora kwibaza se ni iki cya kabiri kigoye gusaba? Ikintu cya kabiri kigoye gusaba ni iki?
kabiri kigoye gusaba rero kikaba ari imbabazi. Yes, imbabazi. Burya nta muntu ubaho udakosa, riba ikosa rito, riba ikosa rinini, ariko byose byitwa amakosa. Iyo ukoshereje umuntu biragora cyane kuba wamusaba imbabazi. Sinzi impamvu abantu hafi ya twese dutinya gusaba imbabazi abo twakoshereje. Ariko ikirenze ibyo nanone biragoye kubona umuntu yemera ko yakosheje, kuko hari benshi batajya banemera amakosa bakoze. Ntekereza ko bishobora kuba biterwa no kuba twumva ko igihe dusabye imbabazi dushobora gusuzugurwa n'abo tuzisabye, cyangwa rimwe na rimwe ntitunababarirwe, kandi rero twari twiyemeje kugaragaza amakosa twakoze tukaba twayasabira imbabazi. Nta n'umuntu wari wabimenya, kuko biba binashoboka ko abo twakoshereje batari kubimenya cyangwa batari kuzabimenya, bityo rero umuntu agahitamo kubiceceka, ariko kandi ugasanga n'igihe bamenye ko wakosheje, mbere yuko ubivuga cyangwa ubyivugira, birakugoye kumva ko waca bugufi ugasaba imbabazi z'ibyo wakoze. Ushobora kwibaza ese kuki tudasaba imbabazi kandi biruhura mu mutima? Kabone nubwo uwo wasabye imbabazi akakubabarira, ariko burya iyo usabye imbabazi wumva muri wowe uruhutse, hanyuma wundi wanze kukubabarira agasigarana umutwaro uremereye muri we. Gusa nanone twibuka ko abantu bose atari ko banga kubabarira. No, hari abumva ko basabwa imbabazi bikashimisha, ndetse bakishimira cyane kubabarira ababahemukiye. Yego, gusaba imbabazi ni ibintu bigoye, ariko byadufasha mu gihe tuzisabye abo twahemukiye, kubera ko muri twe biraruhura, ndetse ni ibintu bikomeza kubaka icyizere, ubucuti mu bantu nyine, bakumva ko hari urukundo muri bo. Reka rero tujye dusaba imbabazi abo twahemukiye kugira ngo bidufashe gukomeza umubano dufitanye nabo cyangwa se n'abandi bantu runaka. Reka mbibutse ko njye turi kubana mu kiganiro ndi Singizwe Edith, kikaba ari ikiganiro twahaye izina rigira riti undi munsi, kikaba kinyuzwa kuri YouTube channel yitwa Hirwa TV Show. Kuri Hirwa TV Show kandi wahasanga n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye, amakomedi ku bayakunda, indirimbo z'abahanzi batandukanye, ndetse n'ibindi. Dukomeje n'ikintu cya gatatu ari nacyo cya nyuma mu bintu bigoye gusaba. Ushobora nacyo kwibaza ikintu cya gatatu ni ikihe kigoye gusaba mu bindi bintu bigoye gusaba kuri iyi si. Ikintu cya gatatu kigoye gusaba rero nta kindi, kikaba ari icyizere. Icyizere nacyo kikaba ari ikintu kiri hanyuma y'urukundo, kubera ko burya nta nubwo icyizere gisabwa, ahubwo ibyo ukora, uko witwara, uko wigaragariza abandi, nibyo bishobora kukugira umwizerwa cyangwa se utizerwa. Si kenshi uzumva umuntu asaba kwizerwa, ariko nanone hari igihe bibaho. Ni kumwe wumva usanga umuntu ari kwinginga undi ati mbabarira unyizere, ndakwinginze nyizera, ndakokorera ibi n'ibi, nukora ibi n'ibi nyizera, sinjye wakoze ibi n'ibi. Ariko uwo muntu biramugora, kuko aba yumva ko byanze bikunze kuri ubu abantu benshi bizera uwo bashatse bitewe n'ikintu runaka gitumye bamwizera, kandi bitewe n'uko nanone bizerwa hari ubwo bajya bihinduka babizeye, ugasanga rero biragoye kuba wasaba kwizerwa. Icyizere nacyo rero kiri mu bintu bigoranye cyane gusaba, kuko kinajyanirana n'ibikorwa umuntu akora cyangwa se uko yitwara. Gusa ariko nanone ntigitandukanye cyane n'icyo twavuze bwa mbere, aricyo urukundo. Kuko burya iyo umuntu yakunze, kugira ngo asabe uwo yakunze ko bakundana, nawe abanza kugira ibikorwa runaka akora kumugaragariza ko amukunda koko. Ibyo rero iyo bibayeho usanga uwo muntu agiye kubwira uwo akunda cyangwa se wa muntu yakunze, yagiye kubimubwira asanga wa wundi yakunze we yamaze kubibona kare cyane cyangwa se yarabibonye kera. Kubw'ibyo rero bikaba bitagorana kwizera ko amukunda kurusha uko byari buzagorane igihe abimubwiye atarabanje kumugaragariza ko amukunda ko. Muri make rero ntabwo kwizerwa bisabwa, ahubwo bitewe n'uburyo witwara, uburyo wigaragariza abandi, nibyo bikugira umwizerwa. Yemwe na cya gihe ugize icyo ushaka gukora runaka gisaba ko abantu bizera ko ari cyo, si ngombwa ko usaba ko bakizera, ahubwo kuko waramaze kubaremamo icyizere bo bakwizerana mbere y'uko ubikora. Yes, ariko kandi ikintu
ugomba kuzirikana ndetse cyane ni uko kubaka icyizere mu bantu ari ibintu bigoye cyane, gusa nanone kugisenya bikihuta kurusha ibindi bintu byose byihuta kuri iyi si. Ni nk'uko kubaka inzu bitwara igihe kirekire bayubaka, ariko kuyisenya mukaba mwayisenya mu munsi umwe mwabishatse, ndetse mushobora no kuyisenya muri uwo munsi ntunarangire. Ngayo nguko rero umaze kwiyumvira ibintu bitatu bigoye gusaba muri iyi si, ari byo twabonye: urukundo, imbabazi ndetse n'icyizere. Fata umwanya ubigenzure neza, hanyuma utubwire uko ubisanze, niba nawe wari usanzwe ubizi ko bikugora cyangwa se bikaba byakugoraga ariko utari ubizi. Igitekerezo cyawe rero kinyuza muri komenti, tunabibutsa gukora like igihe mwakunze ibiganiro byacu, ndetse mukabisangiza abandi mukora share kugira ngo nabo bagire icyo bunguka. Gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ariyo Hirwa TV Show ni inkunga ikomeye kuri twe. Mwakoze kubana natwe mu kiganiro undi munsi, njye cyategurira kandi nkakibagezaho nitwa Isingizwe Edith. Ndabashimiye cyane.